Ntago nangiye gucuruzwa ahubwo nge nagiye nijyanye mu kugaruka nciye panyabana ijyayo urugendo. Bakuryayo urugendo? Shamaturu y'urugendo barayandiye nibwo bwa mbere nemeye ko umuntu afatwa ku ngufu. Nimba ushaka ukandagira mu gihugu runaka akakubwira ati perezida w'u Rwanda aturi umunyarwanda ati yewe sha urakomeye se kubera iki ati unatoka kwa Kagame ko moto atari sana wagera Uganda bakakubwira ati sha uri umunyarwanda kaziti niyo mpamvu ugira isuku noneho ndimbati namara gukatirwa cyangwa kurekurwa ibintu ni bibiri ntago ndimbati agomba gukatirwa n'itariki yavukiyeho ntayazi ubwo rero niba ndimbati we ikosa afite ni ugufata umuntu w'umukobwa nkuriya ntamufate ngo amubaze ibyangombwa agata umugore mu buriri akajya kurongora bamunzi mwakure batajyana inge wayanyweye oya siporo zo ni ibintu byanjye urumva ni ibintu byanjye siporo zo nzizi. Hello people, nizere ko mumeze fresh sana mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuhuza no kuba ikaze mu biganiro byawe TV. Wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi. Tugarutse muri stories zitandukanye. Baze mwibutse ko turi kumwe na Max Fit. Barakubwira ko niba wifuza kuba physical fit, gutera neza, gukora umubiri kongera cyangwa kunyongera, utaposa pe nawe guha imyitozo ngororamubiri ijyanye nuko ubyifuza. Tugane ni mu Giporoso dore Porosoro ikizikaro beje muri top kati muso bwa ugeze kuri Max Fit cyangwa se ndahamagara 0782854541. Dufite gym nziza cyane sauna and massage swimming pool ku bantu bikundira koga. Tugane tubaye izo service mbabwiye haruguru iri sawa meze fresh Fo mahoro Kishimiye kukwakira kuri yawe TV. Nanjye nishimiye kwagaruka. Kariho akantu kameze gute? Kariya akantu k'umukara nakazahabu nakaki nago bikureba yitwa Riza mwamenye no kuri zahabu n'andi menshi agiye atandukanye. Iyo tugiye kuba twiganira kuri yawe TV ari ikiganiro cyo gukora kuri channel imwe yitwa Extra TV. Ntabwo tubica ku ruhande bya bindi by'aba bandi bavugamo ikintu ugasanga bagikase twe nagaruka dukora kuri iyo channel wari yokoreyeho uvuga ibyo ko byagenze Bugande. Ntabwo tubivuze kubigarukaho byose ariko dukomozeho gakeya kuza kujya Bugande abantu ko bavuze ngo ngiye gucuruzwa ariko ngo bikarangira ngo uje bitabaye. Ukuri ni ukushyiriza bamenyereyeho ukuri ni ukushyi. Ntago nangiye gucuruzwa ahubwo nge nagiye nijyanye mu kugaruka nciye panyabana ijyayo urugendo. Bakuryayo urugendo? Shamaturu y'urugendo barayandiye nibwo bwa mbere nemeye ko umuntu afatwa ku ngufu kuko nibwo nge nari mbibonye nibwo nari mfashwe ku ngufu. Nongo abantu bajya bashidikaye ko ibintu gufata ku ngufu bidashoboka. Birashoboka ko gufata ku ngufu ntago umuntu kugufata ku ngufu bisaba ko mu Rwanda iyo udatinya nta n'ubwenge ubugira. Umwana udatinya yishe inyamaswa itaribwa. Bivuze rero ko ntago wagiye kwicuruza ahubwo ibyo byabayeho mu rugendo. Nge nagiye nifite gahunda zanjye biraho mfite ikibazo runaka ntagomba no gusubiramo ngarutse ncapanya bamfata ku ngufu. Uriza yafashwe ku ngufu cyane. Ubwo se mu rugendo wamazemo iminsi ngahe? Ni igihe kirekire ko hari igihe namaze ndiyo narwo rwari urugendo ko ntihari iwacu. Hari igihe namaze ndimo kugenda ntago cyambereye kirekire cyabaye iminsi 2 n'igihe namaze ngaruka cyabaye umunsi umwe wose ariko uwo munsi ibyo nawuboneyemo ni nk'iby'inyoni yakoreye nk'iby'ifundi yakoreye bivuze cyangwa nk'iby'imbwa yaboneye ku mugezi. Byari amateka mabi. Ubwo umuntu yakibaza ngo byabaye kangahe? Kugenda nagiye rimwe no kugaruka ngaruka irindi. Gufatwa ku ngufu byabaye rimwe. Ari byose ari mu rugendo ariko biraba koko. Biraba koko baraguhana koko rimwe ariko biraba koko baraguhana koko ntago ari ukumpana barandenganya koko ahubwo. Ese umuntu hari igihe abantu bavuga ngo si umuntu umwe ngo afata umuntu ku ngufu biza umuntu ashaka gufata ku ngufu bitewe n'icyo afite. Iyo utagira ubwoba nta n'ubwenge ubugira. Rero niba umuntu afite ikintu yagukangisha nta n'impamvu atakuyobora kandi ari we wenyine muri kumwe.
Rese ubwo iyo story ntago ndayumva neza sinzi niba n'abadukurikira barimo basobanukirwa umuntu yakibaza ngo wenda hari igihe umuntu agufata ku ngufu bitewe n'ibyo arimo agufatiranamo ntago kugufata ku ngufu nibyo nakomeje gusobanura ntago kugufata ku ngufu ariko umuntu agufata nka gutereje ido abigukore ahubwo ashobora kugukanga bitewe na situation urimo uri wenyine cyangwa se uri kumwe n'undi nawe udafite icyo yagufasha nawe muri kumwe muri iyo situation kandi ubakanga arabarusha byose arabarusha imbaraga arabarusha intwaro arabarusha ubumenyi bwo kumenya ahari kuruta uko mwe muhazi ubwo rero kugutera ubwoba ni ibintu biba byoroshye akagukorera icyo ashaka ikindi twari dufite amakosa iyo biza kuba ari nk'ibintu byambayeho ndi Kicukiro cyangwa i Remera cyangwa i Gikondo nakabaye mvuga nti leta y'u Rwanda ntacyo imariye abanyarwanda ariko ni nacyo gituma leta y'u Rwanda ifata abantu bambuka mu buryo butemewe n'amategeko ikabahana kubahana kuriya ntabwo ari uko ibanze si nuko ishaka kugira ngo ibababaze ahubwo irashaka kugira ngo ibumvishe uburemere bw'ikosa bari bayikoreye bakoreye n'igihugu kuko usibye kuba wenda harabayeho amahirwe cyangwa se Imana y'u Rwanda yirirwa ahandi igataha i Rwanda nta nubwo twe twakabaye ntabwo aka kanya nakabaye ndi muzima nakabaye ndwaye sida kuko uvuga ngo niba umuntu agutangiriye yagucunze neza bizi neza afite n'ibyo agukangisha kugeza ubwo ukangaranye akagufata ku ngufu ukabyemera urumva ni ukuvuga ngo nta gakingirizo nta n'ikindi kintu agomba gukoresha usibye Imana yonyine nta kindi cyakabaye gituma atakwanduza indwara iyo ari yo yose nicyo gituma buriya na leta ivuga ati wambuka ute mu buryo butemewe n'amategeko ikabiziza umuntu ni ukurwanya izo ngaruka zose kuko aka kanya iyo mba nicaye ndi ku binini bya sida simpakana ko n'ubu ntabijyaho kuko uko uzaba ntaho kujya kandi akazapfa akabungira akazakica ni ukuvuga ngo n'isaha nayandura nayanduzwa na boyfriend mbaye mufite urumva nayanduzwa n'umugabo twashakanye nayandurira ni henshi sida yandurira ubu ndashima Imana ko ntayo mfite kandi n'abayifite simbaca intege kuko life goes on iyo atari umutwe ucitse ubuzima burakomeza iyo atari mu mutwe hangiritse ubuzima burakomeza ariko ubu iyo nza kuba nyifite biba bindemereye kurusha uko wenda n'igihe mba narabyakiriye ariko biba bindemereye kurusha uko nakabaye naraciye muri izo nzira zemewe n'amategeko ibyo byose ntibimbeho usibye kuba Imana yarandinze ariko narahuritse ubwo wenda kimwe cyo tunakivaho ni n'ubutumwa wenda mu bantu babaca muri za nzira zitemewe abantu baba baca mu nzira zitemewe ubutumwa nabaha ni bubiri iriya nzira iyo uyiciyemo ushobora kuyigwamo ugapfa burundu ushobora no kutayigwamo ngo upfe burundu ariko ugapfa uhagaze uko gupfa uhagaze rero niko kubi kandi n'uko gupfa udahagaze nako si kwiza icyongeyeho mubwira niba uri umunyarwandakazi ukifata ukava mu Rwanda ukajya Uganda uciye Panya ugeze Panya bagufatiye ku ngufu baguteye sida urumva upfuye uhagaze already upfuye uhagaze umuntu wanduye sida sinshatse kuvuga ko aba apfuye ahagaze ariko kwandura sida ubundi ni ikintu kibaho nk'ibyago urumva ko nta mahitamo y'umuntu wabihitamo ariko iyo bikubayeho nk'ibyago uba wanayanduye mu buryo bwiyubashye kuko niba ari ibyago bikubayeho ntiwabikekaga kandi ntago byari kubura kukubaho urumva kubera ko akazapfa akabungira akazakica kandi kubera ko uzaba ntaho kujya ariko nanone sida ni indwara isigaye ifite imiti igabanya ubukana ukayinywa ukarya neza ukabaho neza ukiyakira
ukumva uguwe neza ukaba uri n'umuntu usanzwe nk'abandi ugasanga hari n'abantu urusha kumererwa neza bayirwaye urumva ariko buriya uyanduye kubw'impamvu zawe ubu napfuye uhagaze kuko ubu upfuye ku mutima ubizi ko wayanduye ari wowe byiteye ukanapfa mu maraso rero inama naho abantu baca mu nzira zitemewe n'amategeko uvuye mu Rwanda uri umunyarwandakazi uragiye bakwanduje sida sibyo niba ari na ngombwa baranakwishe birarangiye urumva nuvuga ngo uwo murambo wa niba utoraguwe muri iyo nzira itemewe n'amategeko usebeje igihugu cyawe usebeje umubyeyi wakubyaye kubera ko ako kanya utagishoboye no kugira icyo waburana ngo uhakane cyangwa wemere ubusebeje n'izina ryawe nubwo ugiye ntabwo izina rigiye tuzi abantu benshi bagiye ariko amazina yabo tukaba tukiyazi like my friend my legend my favorite superstar Jay Polly aka kanya ariho se arahumeka izina rye rirahari rituma n'iry'umuryango we dukomeza kuryumva muri twe kubera ko hari izina yasize hari abana yasize turavuga ati Jay Polly he was a legend until now urumva kandi azanakomeza abe legend kuko hari ibyo yakoze abandi batazakora azakora umuziki ariko ntibazavuga amagambo akora ku mutima wabo yagiye akora ku mutima urumva nuvuga ngo rero kuba yarasize izina ryiza kuba yaragiye ari legend agasiga izina ryiza nicyo gituma uyu munsi tukivuga tuti our Jay Polly our legend ariko niba ngewe riza mpfuye izina ryanjye rirahari ntaho rizajya ariko niba bandashe nibye cyangwa nishe umuntu bakandasa cyangwa nimba bamfunze ngatoroka gereza bakandasa still izina ryanjye rizahora ryitiriwe ikibi bitume n'umuryango wose ukitirirwa okay wenda n'ibindi bibi byo kuri byo guca muri izo nzira mbi kugira ngo bituma numva nabwira umuntu wese ko atari ngombwa kaca mu nzira zemewe n'amategeko niba uri umunyarwanda ufite ubwene gihugu niba utanabufite ufite uburenganzira bwo kububona ubushake urumva nuko ngo icyo bibaye naho warega reka no kuba ntaho warega kuko leta y'u Rwanda ibyo bintu bibaye kuko izo nzira baba bazitemberamo kubw'umwaka cyangwa kubw'amahirwe make bashobora kutabagwaho ariko babaguyeho bakabasangana akenshi iyo uvuye Uganda utegwa n'aba Uganda kuko nta n'umuntu ujya uva mu Rwanda ngo bamutege agenda ategwa ageze mu nzira zaho yagiye cyangwa agategwa agaruka akiri muri bwa butaka nuvuga ngo n'ubundi leta y'u Rwanda ugize amahirwe bakakugwaho n'abo bagufite babihanirwa yabahana nawe wenda ikagwana mu buryo bwawe bitewe n'amakosa yawe ariko uko biri kose inzira itemewe n'amategeko ntiyemewe n'amategeko ntukwiriye no kuyinyuramo kubera ko ayo mategeko atakurengera icyo tunakiveho tubindure pa tukiveho abantu baba bagize ubutumwa bakuramo ubwo ni ukuvuga ngo ikiba kiriho uko umuntu wenda yavuga ariko wenda iyo ngingo tuyivaho bitewe n'aho wabikuriye hari indi nkuru nabonye baravuga batari ko aba YouTubers cyangwa se abantu bayobora ibiganiro kuri YouTube hari ukuntu ukora inkuru nka kuriya bagushutse sinzi ibyo bintu niba bibaho bakagushuka bavuga ati vuga ibi ngibi ni iyo sanse hari umuntu ayibonye abivuga urakoze cyane ubinyuza hirya no hino ninjye wabivuze aba YouTubers ntabwo muri abana beza si mwese ariko icyo nabwira abantu mwirukira kuri YouTube kuvuga ibibazo byanyu please if you can use your brain nukuri komeza ukoresha ubwonko bwawe kujya kuri YouTube kuvuga ikibazo cyawe ntabwo ari bibi ariko man when you going to say something you have to think twice wikumva advice z'undi muntu ako kanya ngo uhite wumva ko arizo wakurikiza kurusha uko wabikompara n'ubwonko bwawe ibyo ni ibyitwa ama content baha abantu
ibyo byitwa ama content rero nibyo byakazara ikora aba YouTube ntago muri abana beza ndabizi bakunzi banjye bakunzi ba Yawe TV nimutongera kumbona kuri YouTube muzamenye ko aya magambo ndi kuvuga ariyo nazizi abakunzi banjye n'abakunzi ba Yawe TV bagiye kukwica nimwumva ntasubiye kuri YouTube ntago ngomba gupfa ariko nimwumva nta munyamakuru wongeye kuntumira muzamenye ko nazize ko navuze ko aba YouTuber ari abagome si bose ariko ntago ari abana beza niba umuntu ashobora kukwicaza akakwereka Patrick nta mutamuzi n'uyu munyamakuru wo kurica no Yawe TV niba umuntu ashobora kukwicaza akakwereka Patrick wari ufite byibuze nk'ibihumbi 5 yinjiza mu buzima bwa buri kwezi kandi nta kandi kazi ugira kandi ibyo 500 ari cyo bikumarira akamukwereka akakubwira ati Patrick wowe n'umuvuga nawe bitewe n'izina afite uraza kwakira amafaranga menshi amuturutseho nana yakwima urakira aturutse hirya no hino urumva akabikumvisha we n'uhita utekereza atari ko ayo mafaranga avuye hirya no hino ndi kuyizerana ese ko ayo mafaranga 500 Patrick yampaga byari itegeko ko buri kwezi yampa atanagomba kuyareka nkaba ngiye kujya muri abo bandi bantu nizezwa ko bazampa amafaranga dareka nemera ko bazayampa ariko se niba yampa ko atari itegeko ari ubuntu bwabo nibagera bakayahagarika ayaba gashira na Patrick nkayabura nzabahone dufite gutekereza kabiri nk'ibitsina gore nk'ibitsina gabo nk'abantu dufite gutekereza kabiri aba YouTube ntago ari abana beza abanyamakuru mwe mbabwiza ukuri nge ntawe urabinkora ariko nimugabanye kwicara ngo mwereke abantu aho inyungu zabo ziri kandi zitari ahubwo hari izanyu ubwira umuntu uti wamfashe nkunguka muri ubu buryo nanjye wenda ku bundi buryo buzima wungukamo ariko wishuka umuntu ngo uzungukira aha kandi ariho ushaka kuhungukira ariko se wenda tukiri kuri icyo ngicyo hari ikigare cyo hari igihe umuntu abona ariza akabaseriza ko abikubisemo imyaka ingahe ubona ibirimo akantu hari umuntu ubizamo kuko yabonye ndabirimo wangu buri gisoro kigira umuvuno wacyo noneho mbibabwire buri gisoro kigira umuvuno wacyo umuntu atazicara ngo akubwire ngo reba ngo ukuntu ngo Tom Close ngo amaze imyaka n'imyaniko ngo ari umuhanzi ngo urumva bitarimo amafaranga ugiye kwishinga Tom Close ko yicara agatekereza ku ndirimbo agomba kuririmba agatekereza amagambo yarimo n'akamaro afitiye abanyarwanda agahita avuga ati ngize inspiration iyi niyi kubera umumaro nshaka kugira abanyarwanda na message nshaka kubaha akayikora urumva ubwiza bw'iyo message ye ukaba ari bwo butuma abanyarwanda bavuga bati Tom Close hejuru urumva wowe uzishinga Tom Close niba arimo kuririmba ati abisi we bazishima rukubabaye nasone arimo kuririmba ngo abisi bazishima rukubabaye ariko agerana agahita avuga ngo sogokuru agiye gutabaruka yampaye igitabo atuza gisome wenda uzamenye uko ugenda hari benshi baza kugirira nabi hari benshi baza kugirira neza bakwereka inzira y'ubuzima nutera imbere bababare bakwange amashyari abice bashaka icyagukura ku isi urumva igitabo sogokuru agiye gutabaruka yamuhaye arakidusomeye urumva kuba twese tumenye muri rusange ko nasoni hari ijambo duhaye kandi ry'ibanga nuko hari benshi bazakugirira neza bakwereka inzira y'ubuzima nutera imbere bababare bakwange amashyari abice batangire gushaka icyagukura ku isi iyo message kuba tuyumvise hakaba hari abikoze ku mutima n'iki tumariye iyo message ratuma dukunda Nasoni ntabwo uzahita uzuvuga ngo ese ni mwebwe ngo ni mwebwe nyine wowe ntabwo ndirimbo nyipfobeje ni mwebwe nge ntabwo nyipfobeje ntabwo mpinga kinya trap ariko reka tuyifate kuko ngewe nyiteze amatwi nta kintu na kimwe nsobanurira nta n'iki nyigisha ntabwo ako kanya nzahita nza ngo mpite ndirimba Tom Close Nasoni
Tom Close yatubwiye ati bene Adamu ntabwo ari abantu beza cyane bo kwizerwa. Urumva? Anatwibukije ko iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Urumva? Iyo message igiye gutuma tumukunda. Urumva? Niba umuntu yakubwiye ati iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye, jya wikontorora urinde ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe, uharanira inyungu zawe, hatazagira igihe wizera abandi amagara yatererwa hejuru ayawe n'ayabo bagasama yabo we bikakuyobera ugapfa. Nasona yaje akubwiye ati agusomeye igitabo sekuru agiye gutabaruka yamusigiye. Urumva? Akumvisha ibyo akirinda n'ibyo utakirinda. Umuntu ahita azahita aririmba kubera ko Nasona yimazemo igihe, Tom Close yimazemo igihe, ari aba legend barenze, nawe uje none uzaba legend, ariko tekereza ku cyo ugiye gukora kizakugira legend. Urumva? Ko ntabwo uzaba legend mu biti, uri inkende se, uzaba legend mu bantu. Wituza nawe ngibaze mpfuye, ngo tekereza ngo ndamutse mpfuye, ngo reba we ngo mpfuye, ngo ubuse mpfuye, ngo ninde ngo wakusa ikivi, ngo ubuse ngo ndamutse ikivi cyane. Buri wese agira umuvuno. Ikivi cyane. Niyo mpamvu Liza azazunguza ikibuno ni umuvuno. Ikivi cyane. Reka njye ninjira ahantu hose nkore mu mpande zombi kugira mwumve ko ibyo mvuga nge mbihagazeho. Nyakubahwa Gisa Fred Rwigema uyu munsi arahari, ntabwo hari yaratabarutse. Kuba aka kanya His Excellency natwe nk'abana b'Abanyarwanda dukomeza, His Excellency we he's better than anyone. N'intwari zatabarutse zirakomeye kurusha undi muntu wari we wese. Urumva? Ariko His Excellency wasigaye turamukunda kuko haraho yadukuye, hari n'aho tugejeje, arimo kutuvana hamwe habi akatugeza ahandi heza kure. Urumva? Akanusa ikivi cyabo bafatanyije urugamba batagihari. Urumva? Nukuvuga ngo icyo nicyo kivi arimo kusa. Urumva? Arimo kusa icyo kivi akanita ku Banyarwanda nk'ikintu yaharaniye, n'uyu munsi tukivuga tuti Abanyarwanda turi abanyamahoro. Icyo mpamya cyo ni Afrika yose. Afrika yose turimo. Umugabane wa Afrika uratwubaha. Kabisa. Uratwubaha. Nimba ushobora kwandagira mu gihugu runaka akakubwira ati Perezida w'u Rwanda, aturi umunyarwanda ati yewe sha urakomeye. Se kubera iki? Ati unatoka kwa Kagame? Kwa moto hatari sana. Wagera Uganda bakakubwira ati sha uri umunyarwanda kaziti, niyo mpamvu ugira isuku. Nukuvuga ngo nukubera izina rye n'imbaraga yakoresheje yose ikivi cyabo barwananye urugamba, n'imbaraga akoresha turwanira nk'Abanyarwanda. Urumva? Rero icyo kivi yose kirumvikana, n'imbaraga akoresha n'ibyo aharanira biragaragara bikanumvikana. Tandukanya we mutandukanye n'undi muntu w'umuperezida wenda hano ku isi, muri ibihugu biri ku isi uzabaho abaturage b'inzara ikabica, inyota ikabica. Urumva? Umwanda ukabica, bakicwa n'ibi byose bibaho. Yarangiza impamvu His Excellency wacu ku isi bamwumva bakanamumenya bakanamwubaha, ni ukubera ibikorwa akorera igihugu cye. Ibikorwa we akora bigaragarira kuri twe. Rero niba umuturage washonje, inzara imwishe, yambaye nabi, urumva? Ntafite ahatura, ntafite amazi, ntafite iki. Urumva? Abayeho nabi, ntagaragara nk'umuntu ufite uwari inyuma, aragaragara nk'umuntu uri. Ntabwo uwo muperezida azigera ku isi akura. Okay, first time tuva kuri ibyo by'ama content n'ibyo wari ugiye ukomezaho nyine biza kurangira dukiri kuri umuyobozi. Bamwe bakabati se za content usanga ari zo uyu munsi yavuze ngo ntabwo nzongera kuri YouTube, ejo twongera tukamubona byo kiyo ngingo tuyive. Niba mvuze ngo sinzongera kugaragara kuri YouTube, ntabwo ari nge muntu wa mbere waba wibagiwe cyangwa yibeshye. Urumva?
hari icyo nibagiwe kuvuga gitumye aka kanya ngaruka kandi ndabizi baba bankumbuye nanjye mbakumbuye icyo nacyo kivuyeho twigire ku muvandimwe ndi wumva ibintu bya social media bumazemo igihe unabikurikirana cyane umuvandimwe ndimbati abantu babonaga bishobora ko yatabyoroshye rangira bamwogeje iminsi 30 kuri rizabo muri bino bintu niwe ubutumwa we byaguhaye nge rero abafana banjye bamaze iminsi banyandikira kambere yuko mbivugaho banze nsome message z'abafana banjye naho ubwabo nibaza kwiyumva babivuge urumva bongere bandike comment kuri yawe TV bavuge kuri iki kintu umuntu yaranyandikiye ngo bonjour Liza ndagushimiye ku kiganiro wagiranye n'umunyamakuru wo naga ari ngombwa ko mpavuga wavuze neza benshi ntibagize ubwo butwari Imana ikomeze ikurinde uyu ni uwa mbere kamanze mvuge kuri uyu n'abandi bose bumvireho niyo ntazisoma zose it's not necessary but n'abandi bose bumvireho ntago ngewe nzihakana umuntu nzi ndimbati ni umusitari nanjye ndi umusitari nta nubwo ari nibanga ndi umusitari ndi superstar urumva nge ndi stargirl kandi namwe murabizi niyo mpamvu munzi ariko reka mbabwire yaba umusitari ataba umusitari urumva yaba umukire cyangwa yaba umukene muzi hari icyo mukundira nubwo we yabatanze muzi hari icyo mukundira nubwo twaba tuziranye ntabwo nzamwihakana kubera ko agiye mu byago kandi uwo ntazi nawe ariko nkamubona nkamumenya ntabwo uzamya kumuzi oya nkamubona nkamumenya nubwo twaba tutaziranye ntabwo nzamushyire ko sarita muriho kubera ko tutaziranye tutari inshuti urumva uriya mukobwa afite amakosa na ndimbati afite amakosa nubwo bamwongereye iminsi 30 ntago bivuga ko byabaye ibintu bikomeye kuba atagira ati atataha ikibazo cya ndimbati cyari mu nzego z'ubushinjacyaha ikindi kandi kuba ndimbati yariswe umunyacyaha ntibikuraho ko nyine gukorerwa icyaha nawe atari umunyamanyanga ikindi uriya mukobwa impamvu nge ntamurenganya ntazibyarimo bamuri inyuma baramubwira bati wowe binyuze aha n'aha ariko wenda ahubwo ukivuga icyo kintu ko kare watangiye uvuga ubwira abantu ko YouTube atari ibintu byo kwirukira ntabwo ari ibintu byo kwirukira aba bana abangaba ureba abo ngabo bicaye inyuma ya kamera mbabwire mw'abantu mubitabe muganire nabo mugire abakunzi namwe mukundwe namwe mukunde urumva ariko niba ufite ikibazo kijyane niba mva ari cyo bagufasha bakigufashe urumva ariko umuntu yigushuka ngashaka gufata inyungu ze akwereke ko ariho inyungu zawe ziri kandi arimo ashaka inyungu ze birangire yungutse uhombye aba YouTube ntago ari abana beza kandi nimujya mubirukiramo mujye mutekereza kabiri kuko ntago aka kazi aribwo bakikinjiramo ubwo ariko se wenda ubwo none se ubureka nkubazi uriya mukobwa nge mushinja amakosa agera muri 4 uriya mukobwa ndimbati yaramufashaga wenda da nkuko bivugwa ndavuga nkuko nabyumvise none aramufungishije ntari muri gereza kuba ari muri gereza bwa bufasha yamuhaga ntabwo akibubona numvise ndimbati avuga kuri ya mukobwa yabanje kumusaba $5,000,000 no kumushakira umukozi uzobere mu byo kurera abana n'inzungu y'ibihumbi niba ari 300 ntumbaze ibyo yarabisabye abona ntibivuyemo byasabye byo simbizi gusa ndakeka ko yashutswe byasabye n'indimbati wabivuze ariko nge mpamya ko yashutswe sinshinjije sabe ariko mpamya ko uriya mukobwa yashutswe uriya mukobwa ubwo rero wamushutse abonye iby'amafaranga yakabitemeye ahita afata umwanzuro wo kumushuka ngo nagire gute namushinje ko kumurega ko nta kukurega kurenze kwicara ku gitangazamakuru runaka ukavuga nshobora no kuba ntakureze ngo bagufunge ariko byonyine kwicara ku gitangazamakuru runaka nkagusebye
nta gereza irenze kwiha akato wowe ubwawe, nta gereza irenze gusebya umuntu, nta gereza irenze guseba ukiha akato wowe ubwawe. njye ninjye muntu wasebye ntibyantera ubwoba ntibyanantungura ko nasebye kubw'urubyaro rwanjye kandi nagombaga kurukunda nk'uko Imana yarumpaye. urumva reka nkubwire uriya mukobwa ibyo arimo ntabyo azi, yarashutswe ariko wenda aho bigeze we kubwe njye sinzi ibyiyumviro bye, njyewe nta byiyumviro bye nzi, ariko icyo nzi cyo nuko ngicyo ni uko mbibona, mbona yarashutswe. urumva kandi agashukwa n'abashaka inyungu zabo. urumva nyuma y'aba bamushutse bashaka inyungu zabo, ubu niwe uri mu gihombo kubera ko bikiri muri iyi minsi. njyewe YouTube ndayizobereye muranzi mwese, njyewe buriya kubera ko bikiri muri iyi minsi uriya mukobwa azi ngo hari icyo agiye kubona. kubera iki? umudiyasipora umeze nkawe mu mutwe aragera icyo akamukubita 5,000 ndakamukubita vene undi senkani. si itegeko, nta nubwo agomba kurekurwa, nabyo ntibiraba itegeko. urumva ariko njyewe icyo mpamanya n'umutima wanjye nkurikije Imana nizera, ashobora gutaha ariko atanatashye. Imana yamuremye iramuzi wangu, naho yaba yamutungiramo ashobora no kuba ari hariya kubw'urupfu yacitse Imana yamuhungishije, ashobora no kuba ari hariya kubw'ikindi cyago gikomeye Imana yamucikishije, ashobora no kuba ari hariya kubw'inyigisho Imana ishaka akamenya. urumva byose Imana ifite impamvu kandi izi uko izabikemura. Ese bati wenda ubwo ibyo ni ibyagiye biba ariko babivugwa bati kuki atagiye muri RIB akajya mu itangazamakuru. Wowe igitangazamakuru we hari icyo ariko se umubaraho? njyewe Liza utagira ibyerekeranye n'uw'igitangazamakuru, njyewe reka nkubwire, ahubwo uriya mukobwa wavuze nta kosa mushinja. urumva n'uwashyize inkuru hanze ntacyo namuvugaho kuko icyo nakamuvuzeho kindi ku mutima, kandi mwese mukurikije uko mumbona murakizi. Liza atajya arya amagambo, mukurikije uburyo mwambonye navuye mu rukiko, mukurikije ikiganiro nakoze, amagambo navuze nayo mvuze uyu munsi, njyewe cyo nakavuze kuri uriya munyamakuru nta kutagira irya amagambo bya binunguye kuri no nshuro. uzi impamvu nta kintu mvuze? uzi impamvu nta kintu mvuze? kwiteranya oya kuri Sabe, oya Sabe se ngenda mwiteranyaho, ntago njya kwa Sabe nawe ntarya iwanjye, nta n'ikindi kintu kiduhuza usibye kuba ari umu YouTuber. urumva nanjye nkaba ndi umusitari isa n'isaha yantumira ku gitangazamakuru cye nkakijyaho. ikindi cyane ko isimbi njye nayigiyeho kera itaranabiye isimbi y'uyu munsi, uvuga ngo ndi mu bantu bazamuye isimbi birazwi. umunyamakuru wahakoraga icyo gihe wahantumiye bamwita Big Man. ubwo rero ntago njyewe ntinya Sabe, nta nubwo namuryaho amagambo, gusa iyo ibintu bikiri mu nkiko gutya hari amagambo utagomba kuvuga kugira ngo urwanye ko ushobora kwishyira ahantu hatari ngombwa, cyangwa se ukaba wakurikiranwa n'inkiko kandi nta mpamvu yo kugira ngo ubyikorere. njyewe mfite abana banjye rwose ntashaka gusiga, ntashaka no gushyira kuri social media ngo mvuge ngo dore umwana wanjye. oya mbarumbwire nk'ikosa rindi nshinja uriya mukobwa, nk'iyo umuntu w'umubyeyi ubyaye abana 2 atinyutse agafata amashusho y'abana bari mu myaka 2 agashyira kuri social media. njyewe ni inzego zishinzwe uburenganzira bw'abana zirengera bariya bana, ibintu byose bikomeza ariko amashusho y'ari abana ave hariya. mbwira uriya mwana igihe azaba agiye kwiga, dufate umwanzuro tuvuge ko Ndimbati wenda tuvuge wenda ni nkaho Ndimbati akatiwe imyaka 25. urumva birangije abana be bagiye mu ishuri, harya umwana uzababona bazi kuri social media azaceceka? harya umwana wabaye umupadiri cyangwa se abaye umukarisomatike, umuntu uzamubona kuri aritari amuzi azaceceka? iryo ntabwo ari ipfunwe ku bana. Ndimbati ajya mu rukiko hari ijambo yavuze, niba mbeshya nzariziri, yaravuze ngo
yaravuze ngo uriya mukobwa yamusanze ari indaya ku muhanda aramugura urumva ngo aramushima aramugura ese buriya niba uwo mwana agiye mu ishuri undi mwana yamubona agahita avuga yewe uno mwana ntabwo umuzi n'amazina yabo barayavuga ati umwana ntabwo umuzi se atitwa gutya na gutya ati ntabwo umuzi cyagiye kera kuri YouTube tukiri abana ko papa wiwe mama we yafungishije papa wiwe avuga ngo yamuteye inda noneho papa we akavuga ngo yari indaya ngo amusanga ku muhanda aramugura ngo yamushimye ntabwo umuzi ni wa mwana ufite mama we w'indaya wari umugore wa Ndimbati wabyaranye na Ndimbati umwe wakinaga amafilime asetsa bakamufunga umwana azaba akiryize n'inzego zishinzwe kurengera abana ni ukuri mwite ari amashusho ave amasura y'abari abana aveho ariko hari undi muntu wambwiye ati hari abantu bazanamo santima ugasanga n'ubundi Ndimbati afite ikosa ariko barimo barashyiramo ubufu Ndimbati amakosa arafite kuko niba ari umuntu w'umugabo w'umubyeyi ubyeyi abana bangana n'uriya mukobwa hagati nako nta n'ikinyemeza ko bangana ko n'uriya mukobwa ngo ntazi imyaka ye ubwa mbere bavuga 2 na 2 ubwa kabiri bakavuga nimba ari kangahe gutyo ariko ntago bihura ntago imyirondoro y'uriya mukobwa n'ibintu byiwe bihura ubwo rero n'itariki yavukiyeho ntayazi ubwo rero niba Ndimbati we ikosa afite ni ugufata umuntu w'umukobwa nk'uriya ntamufate ngo amubaze ibyangombwa agata umugore mu buriri akajya kurongora uko abyita oya ntabwo mbyise indaya nk'uko abyita ndavuga ngiye uko abyita mubye ariko wa mugani we ninde utagura imbuko ninde utagura imbuko natuyisenge cameraman azigura ko njye ari nabo nzikuri ya bucece reka nibyo cameraman nawe arasigura uriya se yayisigate se hari aho abihinga hari akarima k'igikoni afite urumva ariko reka mbabwire Ndimbati afite amakosa atari na make ntakabaye ngarukaho ariko bidakuraho ko nyiri gukorerwa icyaha nawe yaba ari umunyabyaha ikindi bidakuraho ko utaribwa ntamenya kurinda icyo nabwira abagabo bose b'abanyarwanda tunagana ku musozo ubu ningi uri gusoza ikiganiro icyo nabwira umugabo wese aba umunyarwanda abuwahe aho muri hose hirya no hino y'igihugu muzi ururimi rw'ikinyarwanda icyo nababwira Ndimbati abasigira isomo apana kujya aho ngaho ngo museke umugabo mbwaseka imbohe ahubwo umugabo w'umunyabwenge yigira ku mbohe niba hari icyo mubonye mukimwigireho kabisa tugana ku musozo abantu bajya bakunda mu dusiporo ariko seza kuto tubona asa n'ubyibushye we dusiporo ariko ngiye buriya bigaragaza ariko dusiporo ni ibintu byanyu dusiporo indi tiga tubona byibushye bya transport adushobora wanjye ariko siporo burya nabyo bintu bigaragaza siporo ariko ngiye buriya siporo nzikubita hariya abantu bikabanyanyagirana bikanabayobera aya macupa y'inzoga muyavane mu nzira batagira ngo ni njye wayanyweye naho kuba siporo zo nzikora va mu nzira muyakure batagira ni njye wayanyweye oya siporo zo ni ibintu byanjye urumva ni ibintu byanjye siporo zo nzizi nk'uko ukambwira ibindi bintu siporo zo nibyo bintu byanjye bizwi ko bizi wambwira iki ko siporo aribyo bintu byanjye nzi kurusha ibindi twageze kamwe aho ngaho ntabakuze ntabirenze siporo nibyo bintu byanjye kurusha ibindi n'imigero urayizi oya ntanagukoma ariko